nongeye mbahaye ikaze rero mwebwe mukomeje gukora iki biganiro kuri Umuringa TV, ibiganiro bitandukanye bigenda bigufasha. Uyu munsi rero twongeye gusubira mu mirire. Reka dusubire mu mirire, burya kurya neza bitera ubuzima bwiza. Turagira ngo rero tuze kuvuga ku mirire, ariko by'umwihariko tugiye kuvuga ku bijumba. Uyu munsi turaza kuvuga ku bijumba. Buriya abantu benshi bazi yuko ibijumba ari ibiryo bibi cyane. Rimwe na rimwe uba wumva umuntu avuze ngo ugiye gusubira ku bijumba, ukumva ko ari ibiryo nyine biciriritse. Ndetse abantu bamwe bavuga yuko kubera ko akenshi mu bice by'ibyaro byo muri Afurika abantu benshi bakunze kurya ibijumba, nibyo ubundi wavuga ngo ni ibihingwa cyangwa se ni ibiryo ngandurarugo. Uba usanga umuryango ushobora kubura byinshi ariko ibijumba ntibibure mu rugo. Ariko hari ikintu ngiye kukubwira ku bijyanye n'ibijumba. Hari ubwoko bw'ibijumba bidasanzwe, babyita ibijumba bya move cyangwa papozi, abakoresha ururimi rw'icyongereza. Move ubwo nyine ni mu gifaransa. Ibi bijumba rero n'ubundi ibijumba ntabwo bifite inkomoko hafi aha ngaha muri Afurika, cyane cyane wenda nko mu Rwanda. Byaje nyuma rero hagiye haza ubwoko bwinshi bw'ibijumba. Wenda niba waragerageje kurya ibijumba cyangwa se uba ahantu babihinga, ubona ko niyo urebye mu miterere, imisusire, uko bigaragara, utangira kubona ko nabyo ubwabyo biratandukanye. Noneho rero tugiye kurebera hamwe ibijumba bidasanzwe. Niba hari abakunze kurya amakukizi, utubiswi cyangwa chipsi, ubwo sinzi ukuntu ndaza kubivuga, ariko ni twa tuntu abantu benshi bakunze gupfunyika, tumeze nk'utwo barya nyine nk'utujugu, ariko turi aho ngaho tuba dukoze mu bintu. Utubiswi cyangwa udusuguti akenshi dukozwe mu bijumba. Ni ibi bijumba akenshi bakunze kwifashisha. Ni ibijumba rero bidasanzwe bya paposi cyangwa move. Ibi bijumba bikaba bikomoka muri Amerika y'Amajyepfo cyangwa Amerika Latine. Ibi bijumba rero igituma ngiye kubivugaho ni uko ari ibijumba udakwiye kubura, kandi niba koko wabonye akantu gakoze muri ibi bijumba, jya uhita ukagura. Ni akantu k'ingenzi cyane. Hari ikinyamakuru kimwe nasomye, mbona umugabo umwe urimo bisobanura rwose, ariko bati ibi bijumba bikize ku ntungamubiri zirenze n'iz'inkeri. Muzi ko abantu b'igitsina gore bakunze gukunda turiya tuntu dusa nk'udupika, ariko nabyo bifite ukuntu bifite isura idasanzwe. Niba uri kuyibona hano muri iyi video, uri kuyibona, ni ibijumba nyine bidasanzwe. Ibijumba bya move rero bifite inkomoko mu gihugu cya Peru nk'uko nabivuze, ariko ubu byarasakaye ku isi yose, no mu gihugu cyacu birahagaragara. Ni ibijumba bifite rero ibara rya move cyangwa papo nk'uko nabikubwiye imbere, ndetse bigagira n'igishishwa cyabyo bikaba cyenda gusa n'umukara, kuko ni move yijimye cyane. Gusa hari n'ibigira igishishwa gitukura cyangwa se cyenda gusa n'umweru. Rero ibara rya move cyangwa papo tubona riba riri kugaragara kuri ibi bijumba, ntabwo ari ibara ripfuye kuba ririho gusa, rifite n'ikindi kintu riba riri gusemburiza cyangwa rigaragaza. Akenshi rigaragaza ko riba riri kwerekana ko rituruka mu mimerere y'icyo kijumba n'ubundi, kuko gikungahaye ku byitwa anthocyanins, ariko rikaba itsinda ry'ibintu bisohora uburozi n'imyanda mu mubiri tunasanga mu mizabibu, aribyo bituma divayi igira ibara nyine rijya gusa na kuriya kwa papo cyangwa se kuriya kwa move. Ubwo nyine n'ibi bijumba akaba ariko usanga kenshi bijya gusa. Ibi bijumba rero ni nabyo bibitera umwihariko kurusha ibindi bijumba byose, kuko byo urumva ni nyine biri detoxifying, bikura uburozi cyangwa bisohoye ibintu bidakenewe mu mubiri. Ibi bijumba rero uretse no kuryoha n'ibindi turaza kuvuga, ni ibijumba kukizi zabyo, ibisuguti, chips nimba yaboneka cyangwa ibindi ujye ubirya, kandi niba byashoboka wabihinga. Ibi bijumba ni nka zahabu. Amerika Latine bo babifata nk'ibijumba cyangwa se nk'indyo yuzuye nziza cyane, kandi barayikunda.
kandi urabizi abantu bo muri Amerika Latine nabo bari mu bantu bakunze kuramba rimwe na rimwe kandi bakunze no kurya ibintu by'umwimerere. Buriya ni abantu rwose bafite umwihariko cyane, nabo murabizi. Rero ibi bijumba bya move bikungahaye ku mafibre n'amaproteine gusa, bikagira n'amakarori nkeya ugereranije n'andi moko y'ibijumba bikungahaye. Kandi nanone ibi bijumba byo cyakora bikungahaye kuri potassium, vitamini C na vitamini B zinyuranye, naho kubisohora mu gusohora imyanda byikubye inshuro enye ibindi bijumba byose waba warabonye, cyangwa ubundi bwoko bw'ibijumba bwose, kabone n'ubwo byaba ari byiza kurenza ibi, ariko mu gusohora imyanda cyangwa se ibi bizwi nka detoxify, ibi byo birisumbuye, bikubye kane ibijumba byose waba warabonye. Wavuga uti rero noneho ni akahe kamaro k'umwihariko kadasanzwe kuri ibi bijumba? Ubundi ibi bijumba nanone ikintu cya mbere bifasha ku muvuduko w'amaraso, cyangwa se gutuma umuvuduko w'amaraso uba uringaniye kandi uri mu mimerere myiza cyane. Muri kubona ko muri iyi minsi indwara z'umuvuduko w'amaraso, amahypertension, umubyibuho n'ibindi ni indwara ziri ku meza, niyo meni ikomeye cyane mu bintu biri guhitana abantu. Rero ibi bijumba bya move cyangwa se bya purpose bishobora kugufasha rwose kurwanya, cyangwa se bikagufasha kuba byatuma potassium ndetse n'ibindi bintu by'ingenzi bijya ku murongo, bikarwanya biriya bintu by'umuvuduko w'amaraso. Rero uku kuringaniza potassium no kugira potassium nyinshi bifasha kugabanya ibyago byo kurwara umutima n'indwara zose zijyanye n'imikorere yawo. Ubwo nyine kubera ko ku muntu rwose ufite umuvuduko w'amaraso, nakubwira ngo ujye ukunda kwirira ibi bijumba ukabirya ari umwimerere. Hari ushobora kubirya byokeje cyangwa se ukabirya bitogosheje bidafite ibindi bintu. Urabona ko abantu batangiye kugira ibibazo nk'ibi by'umuvuduko w'amaraso, amadiyabete, amahypertension, umwijima, bakunze guhita batangira kubabuza bimwe mu bintu n'ubundi by'ibirungo nk'umunyu se, isukari n'ibindi, batangira kurya ibintu by'umwimerere. Nakugira inama yo ko watangira kujya wikoreshereza ibi bijumba rero bya move, ugashaka aho biri, kuko hari ibigo byinshi n'abantu bagiye biga iby'ubuhinzi bavuye mu bihugu hanze runaka kwiga nk'amasomo ajyanye n'iby'ubuhinzi. Wenda uzi nk'abantu bavuye kwiga nko muri Israel se, abantu bavuye kwiga mu bihugu byo hanze nk'Ubudage se, abantu bavuye kwiga muri ibihugu by'abavandimwe muri Afurika ugasamba nka Zimbabwe se n'ibindi bihugu. Ubona ko baza muri ibyo bintu babizobereyemo, baza baratangiye imishinga yo guhinga cyangwa se kubyaza umusaruro ibihingwa byacu, bakabibyazamo ibindi bintu, ariko akenshi n'izo mbuto barazizana. Rero ibi bijumba bikeneye ntabwo wabibura. Noneho hari ikindi kintu cya kabiri, ni ugusohora uburozi n'imyanda mu mubiri. Nicyo cya kintu nakubwiye cya detoxifying. Ibijumba rero bya move dusangamo ibisohora imyanda mu mubiri byo mu matsinda y'ama anthocyanins n'amaflavonoide. Aya rero ibi bikaba bifite akamaro ko kunyuranya ibintu by'ingenzi, noneho bigatuma umubiri havamo akaduruvayo, noneho bikawurinda kuba wagira ibintu by'uburozi biwinjiramo, n'ibintu biza nk'ibikarande biba byaraje mu maraso, bikagenda bituma amaraso ahererekanwamo ibintu bisa nk'indwara cyangwa umuze. Ibi nanone bifasha kuba byatuma umubiri utangira kugira ubushobozi bwo kwirinda indwara z'ubupfurugunyu no kubyimbirwa biri aho. Ubona hari nk'umuntu ugira akabazo gatoya agahita agira aleriji nini cyane, ukabona yazanye ibipfurugunyu, yabyimbiwe. Wakoresheje ibi bijumba bya move, icyo kibazo uri kugenda ugikemura.
noneho ikindi kintu gikomeye cyane, ibi bijumba nk'uko bivuze hejuru, ubushakashatsi bunyuranye bwagiye bugaragaza ko kurya ibi bijumba bya move ku buryo buhoraho bizamura igipimo cyane cya anzime zimwe zo mu mwijima, ubwinshi bwazo bukaba ikimenyetso cy'uko amaraso ari kugenda asukurwa cyane mu mubiri, bigasohora ubwinshi bw'imyanda ndetse bigatuma amaraso agenda neza, akaba afite uburyo afite umuvuduko kandi mu buryo bwiza. Hari ikindi kintu ngiye kukubwira rero n'umwihariko kuri ibi bijumba. Ubundi tuzi ko ibintu bijyanye n'imbuto cyangwa ibikomoka ku nyamaswa, by'umwihariko amafi cyangwa se n'izindi mpeke z'umwihariko nka soya n'ibindi, aribyo bikunze gufasha mu bwonko. Ariko umwihariko w'iki kijumba kiri mu gice cy'ibitera imbaraga, cyaba mu bintu by'ingenzi, nuko cyo noneho kirimo akantu gasa nk'imboga gafasha ubwonko. Abantu bibumva b'abanyeshuri rwose, ufite ikigo ukabona aho ujya ubibona, cyangwa amakukizi yabyo cyangwa utuntu runaka tw'utusuguti dukozwe muri ibi bijumba, ukajya wihera abana bawe, ubwo abanyeshuri bawe batsinda cyane. Mu bwonko rero kurya ibijumba bifasha mu gusukura uturandaryi n'imitsi ijyana mu bwonko, bityo bikarinda kwirundanya kw'ibyitwa amabeta amyloids, gutera kwibagirwa no gusaza kw'imitsi yo mu bwonko. Kurya ibijumba kandi birinda indwara ya marizeyime, rero birinda indwara ya rizeyime itera abantu kwibagirwa, ndetse n'indwara z'amaparkinson nk'amaparkinson batera atera gususumira, byose bikomoka ku kuba ubwonko buba budashyitse cyangwa se bujagaraye cyangwa se buri mu tubazo nyine budahugutse cyane. Rero wakoresheje ibi bijumba bya move ndetse n'ibijumba muri rusange bimwe na bimwe, ibi byose biragufasha. Buriya ntiwongere kuvuga rero ngo ibijumba ngo ni iby'abantu baciye bugufi numara kumva iki kiganiro. Hari akandi kantu ugiye kukubwira rero, ibi bijumba bishobora kugufasha kugabanya ibiro, kubera ko ibijumba bifite amafufu n'amafibure, kubirya bituma wirirwa ufite wumva ufite nyine ireme mu mubiri, ukumva nyine wahaze, bikaba byakurinda rero guhora uryagagura, kubera kuba umubiri nyine ubusa nkaho uri kubwira ko wariye. Rero kutaryagagura bituma utahuza na bya bintu byinshi byatuma utangira kubyibuha. Rero byagufasha kugabanya ibiro ndetse n'ibinure byawe bikajya ku murongo mwiza, noneho bikarushaho kugenda neza utiriwe ukoresha ubundi buryo bwose, kandi wariye n'ibintu by'umwimerere, noneho bikakurinda kurya twa tuntu twa buri kanya aritwo dukunda gutuma abantu benshi utangira kubona batangiye kubyibuha mu buryo budasobanutse. Noneho ikindi kintu gikomeye cyane, ibi bijumba bishobora kugufasha ku muntu urwaye kanseri cyangwa kwirinda kanseri. Kwa kundi rero bikungahaye ku bisohora uburozi n'imyanda mu mubiri, bituma biba ingenzi mu kurwanya kanseri zinyuranye, ndetse muri byo tunasangamo n'iyitwa amacriogenic acide, azwiho gufasha umubiri mu kurinda gukura k'uturemangingo dutera kanseri. Harimo nyine ayo macriogenic acide azwiho gufasha umubiri mu kurinda gukura k'uturemangingo dutera kanseri, indwara mbi cyane iri guhitana abantu benshi muri iki kinyejana. Kuri ya menu nakubwiye iri guhitana benshi, kanseri niyo iri ku munzani upima ibiremeye. Hari akandi kantu rero, buriya ngo abantu iyo bariye ibijumba cyane, cyangwa iyo uriye ibijumba cyane, bitera ibintu byitwa ikirungurira cyangwa kugugara mu nda. Biriya nabyo tuzabivuga, biba bitewe n'uko wariye nabi nyine ugashyira ibintu bigugaza, ubundi wakwiye kubirya mu buryo buringaniye, kuko ibijumba ni ibinyamafufu kandi birakomeye cyane. Iyo rero usa nk'uwabiparitse mu gifuga ugapakira, bishobora gutera ikibazo. Ariko igitandukaniro rihari ni uko ibi bijumba bya purpose cyangwa move byo bifasha igogora, kubera ko bifite amafibure ndetse n'ibifitemo ibirinda kubyimbirwa, bituma bifasha kurwanya kutituma neza, constipation
amakonstipation cyangwa se impatwe, gutumba no kugugara mu nda, kimwe no kuribwa mu nda mu gihe umaze kurya, wenda bishobora kujyana n'ibindi bijumba. Ariko nanone kurya ibijumba bisaba kurya ibijumba bike neza, kandi niba bishoboka jya ugenda uhindura. Ku bantu bashobora kubirya badahindura kubw'impamvu nabwo birashoboka rwose, jya umenya uko bimeze rwose, niko ubuzima bumeze. Birashoboka ko rwose waba muri iyo mimerere urimo biri gusaba kurya ibijumba cyane, jya ugerageza kubihindura. Ubicanganye uyu munsi urye wenda ibitogosheje, wabihase ubirishe utuboga cyangwa utundi tuntu, ejo ugerageze niba bishoboka wabyotsa. Sinzi wenda niba muri umuryango mwabyotsa bigashoboka, ariko ejo mushobora kubijya noneho bitetse gusa bitagize. Ejo bundi byaba bishoboka mukareba ukundi kuntu mubiparanganya, abafite n'utuvuta mukabitekamo agasote. Uretse ko tuzavuga n'uburyo bwo kurya amavuta nayo menshi si meza, ariko gerageza kujya utuma ubibeshya niba ari byo uri kurya muri iyo minsi cyane. Ibindi bigufasha kurinda kwipfundika kw'amaraso n'ubundi nibyo bya bindi bijyana na za ndwara twavuze. Kugabanya rero igipimo cy'amakolesterole mbese n'umuvuduko w'amaraso bituma ibijumba biba ingenzi mu kurwanya kwipfundika kw'amaraso, ikibazo gishobora gutera indwara ya stroke n'izindi ndwara z'umutima. Aha bihite byumvikana ko mu gihe uteganya kubagwa vuba udakwiriye kubirya, cyangwa niba ufite indwara yo kuva. Wabyumvishe? Uteganya kubagwa vuba cyangwa ufite indwara yo kuva, ugomba kwitonda cyane mu kurya ibi bijumba bya move. Rero ni kwa kundi nakubwira gushobora kuba uri kurya ibijumba cyane n'ibisanzwe atari ibi bya move, kugomba kujya uhora ubibeshya. Ariko rero ni gute ubundi ibijumba bitekwa? Ibijumba bya move bitekwa nk'uko ibindi bitekwa ibijumba, gusa kubera ko usanga iyo ubitetse bihita bihindura ibara, biba byerekana ko yama antosiyanini ari kugenda agabanuka bitewe no gucanirwa mu mazi. Bityo uburyo buruta ubundi ni ukubirya byokeje, kuko niho intungamubiri zose ziba zikirimo zitagabanyutse. Rero ibyiza byo kurya ibi bijumba ni ukubirya byokeje, kuko intungamubiri zose uba uzifite. Cyangwa unabitetse ugasa nkaho biteka ntibishye cyane, ukabirya harimo ka kantu ko kuba bigikomeye bitagiye ngo bisaye, cyangwa niba unabitetse tuma bidasaya cyane, kuko biragufasha cyane. Ngayo nguko rero ibijumba bya move bishobora kugufasha. Umvishe n'ibijumba bishobora kugufasha kwirinda indwara nka kanseri, ibijumba bishobora kugufasha mu bwonko, kuringaniza ibiro, kwipfundika kw'amagufa. Ibijumba bya bijumba bizagutuma urwanya indwara z'umwijima, constipation cyangwa se ibintu by'impatwe. Bya bijumba bizagufasha noneho kurenza, bikagufasha no mu buryo bw'imitekerereze. Ngibyo ibijumba rero ukeneye, ibijumba bya move ngayo nguko rero. Rero gerageza ujye ahantu hari amakukizi, utubiswi cyangwa se ibisuguti cyangwa se amachips akoze muri byo, utestinge wumve. Kandi niba ubifite jya ugerageza kubirya. Ikintu nababwira, ibijumba buriya byose, hafi ya byose, nubwo abantu bavuga ngo ni ibiryo by'abaturage cyangwa se ibiryo bigize bisa nk'ibiciriritse, ibijumba ni ingenzi cyane. Jya ugerageza kubikoresha, ariko ubikoreshe neza nk'uko twabivuze, kuko bishobora gutera ibindi bibazo igihe ubikoresheje nabi, kubera ko ni ibinyamafufu kandi bikomeye cyane. Wumvishe ko rero ibijumba ni ikintu cy'ingenzi cyane ukwiye kuba ufite ku meza yawe. Ciao, mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Tuzongera duhure mu kindi kiganiro. Imana y'abuhoro ibeze rwose. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo Umuringa TV, nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kugufasha. Dukomeze guhura ku bindi biganiro.